ugende kurutaye mbarutata gusanga hano se kuri kunyama kandi bo ntago ubona ko yari ko nari nyibukiye oya mbabarira utata gusanga nubwo atani njoro nta wamenye mbabarira wambare ugenda ataraza bawe nari nyigukeneye rwose uri muranyirukana umva mbabarira ujye umenya ko ndumugire w'umugabo rero mbabarira utahe ugende aza ryarise aza ninjoro ariko nta kanyabuje nta wamenya umva wambare ugaruka agenda ko kabisa nari nyigukeneye n'ukuri oya mbabarira ugenda atagusanga hano none se ubundi ubu koko iminota nk'itanu twongeye umva ndakubwiye ngo mbabarira ugende mbabarira ugende nta kinindi kugusaba sibyo base ndumva nakugenda none usukwe umva mbaruta utansenyera oya ndakwinginze mbabarira ugende icyo shani wakibonye se ngaho ugenda cyakoze adufashe byo cyaba ari ikibazo nubyumva se ngaho rero genda utaha nzagaruka ntuzandaburize sawa tuzabyiga ariko genda ako nta kibazo ndizera ko byumva sibyo ngamba urugende sheri none se ukweri kuko umva nakubwiye ngo mbara haguruka ugende nukuri kose mfa iminota 5 asitanu yiki iyo naguhera guhagije mbabarira ugende kandi igihe naguhere ugende irahagije ejo no kuzishakira urusenda ako banano imbebani zatumye mva mu kazi none waroze karekese ubu si ibintu zangiza ugira ngo costume zariye wayitoragura nahise kunyeza ire zaragarutse amugabo uratangaye aya numva ibyo bitari ngombwa pe kuri nge byari ngombwa aha ase wagiyumba barakuza kare nta kintu bivuze oya yewe zari zambuje amara kuzikurarana n'imbeba mu nzu zitishira inzu asibyo bivuze iki wagombaga kurindira ukazweka nimugoroba ntabwo nzishyirira inzu zizajya n'ahandi akusha nawe urakabya no kuri kw'Imana nakubwira ejo nzazicanira imbabura zihata urusenda noneho ariko harimo n'ubugome simbeba gusa ntabyo ubugome njyese nakugira ubugome njyese nishingiye imbeba z'i Kigali zose ariko wagiye umbabarira cyane imbeba ze zigutwaye iki ase uri kureba iki ntiwakumisha igano ndi kukubwira